Muri uyu mwaka twinjiyemo ndashaka ko buri muntu wese wakanze subscribe hano amenya icyo bita color collection, uburyo ki bakora color collection, uburyo ushobora kwiyeditingira ifoto ugahindura color zayo ukoresheje filter muri Photoshop cyangwa se ukoresheje color balance n'ibindi. Urebye ahangaha amafoto mfite, iyi ni ya original, iriya niyo neditinze. Urabona ko izi foto zose ni zimwe ariko zitandukaniye kuri color zirimo ahangaha. Uko imyaka ishira n'indi gataha hagenda haza uburyo bushyashya bwo kweditingamo ifoto, ukaba wakora kara yayo ikaza icye imeze neza. Ifoto beditinze muri 2010 uyirebye ukayihuza n'ifoto turi gukora muri iyi myaka ubona ko harimo ikinyuranyo. Reka nkwigishe rero ifoto zo muri ino myaka tugezemo, mbifuriza n'umwaka mushyashya, umwaka mushya muhire kuba arebye ino video. Mureke mbigisha muri Photoshop uburyo ki bakoreshamo amafilter ya Photoshop cyangwa se ugakoresha color balance, ugakora ariko amafoto yo muri iki kinyejana tugezemo, yo muri iyi myaka turimo. Mbere uko dutangira, liking ino video, ukande subscribe nimba utarayikanda, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Wowe ugeze kuri no YouTube channel uri mushyashya wiyumvemo ikaze, njyewe tugiye kubana ninjye IT Panda, naho YouTube channel yo ni PD Media. Reka dutangire nyuma y'aka kana. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi, niwibagiwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yarawundi pe. Bigenda bite rero editing ifoto gute muri Photoshop, bakora kara gute muri Photoshop? Urabona uraza hangaha kuri menu hano hejuru, ukaza hano handitse image. Hano image niho ukoreramo ibintu byose. Ukaza hano muri adjustment layer, ukahita hera kuri brightness. Kuri brightness ugiye kongeramo urumuri cyangwa se ugiye kurugabanya bitewe n'ukuntu ifoto yawe ifotoye. Hari igihe bashobora kuba bayigufotoye hakazamo urumuri rukeya, iyo ubona ari rukeya urarwongera, wabona ari rwinshi ruri gupika cyane urarugabanya. Ukongera ukagaruka hano muri image, ukajya kuri adjustment, ukajya kuri levels. Urabona ko ibintu byinshi kweditinga kara kenshi muri Photoshop urabona ko tubikorera hano muri image, ariko bidakuyeho ko turi bukoreshe n'amafilter yo muri Photoshop. Video ku musozo wa video ndabereka ukuntu bakoresha amafilter n'uburyo ki ushobora gukora ama template, ukajya ukoresha template ku mafoto yawe. Hano ni mu buryo bwa basic ku bantu mushaka kubanza kumenya akantu kose ka Photoshop, ahantu kara ziherereye muri Photoshop. Inyinshi rero urabona ziba ziri hano muri image. Hano muri cover rero icyo ugiye gukora, ureba kara iri manga iri gupika, ukaza ukayongera cyangwa ukayigabanya. Nimba iri gupika urayigabanya, nimba iri mari nkeya ukayongera. No kuvuga ngo nimba ari blue iri mari nyinshi, iri mari nkeya ndayongera, niba ari nyinshi ndayigabanya. Ureba kara irimo hariya akaba ari ushyiramo, wanageza ukaza ukayongera cyangwa se ukayigabanyamo. Ukagaruka hano kuri image, ukahita ujya kuri adjustment nk'ibisanzwe aho twamenyereye. Gusa ariko nk'umuntu designer ndi kwigisha, umuntu ngiye kwigisha Photoshop guhera uyu munsi kugeza igihe uzaba wabaye expert, byaba byiza ugiye ureba ino video ndi kukwigisha nawe ukora pratique ku ruhande, cyangwa se waba udafite akamashini ukabyiga uri gukora iki, uri kwandika. Hari ukibuka ko ari ujya muri image ukajya muri adjustment ukahita ukomeza n'utundi twose ushaka. Noneho kwa kundi ubona karabazi twitse babaje bagashyiramo icyo bita vibrance cyangwa se vibrance, uraza ukongera ukabipikisha bitewe n'ukuntu ifoto yawe irimo. Gusa aka kanya ari ahantu wifotoreje mu bantu benshi harimo amakara menshi, iyo ushyizemo vibrance iragenda igapikisha kara ukabona ko ari ibintu biryoshye. Noneho hari icyo bita select color, ariko mbere yuko duhera kuri select color kaduhere kuri color balance. Aha none tugiye kubalansinga amakara. Cyagiye ubona ubururu bwabayemo bwinshi ukabugabanya, cyagiye ubona umuhondo wabayemo mwinshi ukabugabanya bitewe n'ukuntu ifoto yawe urimo kuyiha. Hano urahaza kara zawe ukazibalansinga neza bitewe n'uko uri kubona ifoto yawe imeze. Ukajya no ku mashadow ibicucu biri mu ifoto yawe, nabyo ukagenda ubalansinga kara zabyo. Nimba harimo ubururu bwinshi ukabugabanya, nimba ari
ikara yabuzemo ari iyi, ukajya no ku ma highlight ari mu ifoto nayo ukabalansinga kara zayo mpaka ushyizeho ahantu ubona ko biryoheye ijisho, wasoza ugakanda okay. Iyo ni kara balance tubalansinze amakara ari muri iyi foto muri rusange. Noneho tugiye ku cyo bita select kara, hahandi tugera duselectingamo kara imwe dushaka akaba ariyo twongera cyangwa tukagabanya. Ni ukuvuga kari agatuku nimba tubona ariko karimo kabaye gake turakongera, niba tubona kabaye kenshi tukagabanya. Urabona ntago bijyana na kara zo mu ifoto zose, haragendamo kara twagiye duselectingamo. Ni urabona na ahantu hari kari agatuku hose, ni ku minwa no kuri kamera hariya, tukaza tugashyiramo wenda icyatsi. Urebe inyuma ahari icyatsi niho honyine hari buhinduke, turongera cyangwa tugabanye bitewe n'ukuntu turi kubona ifoto yacu. Twongere tuze dushyiremo nk'indi kara wenda ya blue, urabona hari ubururu buriyongera cyangwa bugabanyuka, dushyiremo black, urabona hari umukara, turongera cyangwa tugabanya bitewe n'ukuntu dushaka ko ifoto yacu igaragara mu maso yacu. Ugenda weditinga bitewe n'uko uri kubibona n'uko ubishaka. Gusa ariko ahangaha ni ku bantu baba beginner batangiye Photoshop, ku bandi turaza turebere hamwe ukuntu bakora noneho ama template n'ukuntu bakora muri Camera Raw filter, ugakora filter n'imwe naberetse tugitangira. Hano ni ku ba beginner nagiye mbaciramo kugira ngo barebe nabo bamenye ahantu kara tuzikorera. Ku ba beginner hari igihe ushobora no kuzabikenera wakoze nk'amafoto y'ubukwe cyangwa se ari nk'akandi kantu uri gukora muri Photoshop. N'utu ngutu n'izi nzira nagiye nkwereka nazo ukagenda uzikora. Buriya umuntu wize Photoshop akayiga neza akayimenya ishobora kumutunga we n'umuryango we. Uzabaze aba photographer cyangwa abandi bantu bakoresha Photoshop bakubwire uburyo ki Photoshop yaba ibatunzemo. Noneho twagiye ku ma filter, gukorera hano muri filter hari kuri image turahavuye, tugiye gukora icyo bita amafilter. Hano muri filter rero ku bantu baba photographer n'abandi bantu mu editing amafoto menshi cyane, hano biragufasha kuko ushobora gukora preset ukayisetinga. Noneho amafoto ufite nimba ari nk'amafoto 100 200 nuze kwirirwa wongera uyeditinga nkuko twagiye tubicamo ukora buri kantu ku kandi, ahubwo ugasetinga preset kwa kundi wagiye editing ifoto imwe, noneho izindi zose ukajya wa applyingaho iyo preset wakoze utiriwe wongera ujya gukweditinga bisanzwe. Bikorwa bite rero? Uraza ukajya hano hejuru handitse filter, warangiza ugahita uza kuri kano kanditseho Camera Raw filter. Ahangaha tugiye gukora ifoto imwe, noneho dusetting uburyo ki twayikozemo, ubwo ni preset, ku buryo tuzaza iyo preset tuzaya applyinga no ku yandi mafoto menshi twaba dufite tugiye kweditinga. Dore uraza hano ugasettinga mu bya bindi twagiye tureba color balance, bya bindi uko twabirebye byose hano biba birimo icyarimwe. Hano uraza ugakora rero icyo bita filter yawe ukayeditinga neza uko ubishaka. Noneho warangiza ugasettinga zino settings zose umaze gushyiramo, izo umaze ku applyinga mu kwifoto. Nzabibigisha muri video izakurikira iyi ngiyi. Hano urabona muri filter uraza ugakora agafilter ushaka. Hano mu mafoto agezweho ni hano beditingira muri Photoshop. Bira twahereho n'iby'aba beginner, ariko nabyo hari ahantu bikenera nko mu gihe uri ku drawinga muri Photoshop, uri gukora cartoon n'ibindi. Zira kara twahereho hari aho zikenera, tuzagenda tubibona uko tuzagenda tuzamuka gake gake muri Photoshop, nibwo uzagenda umenya ibintu byinshi. Hano dore ushobora kuza ugakuramo noise, kuriya mu maso harimo utuntu tw'utu noise, kanzomiga nibwo ubibona neza. Hano iyo uje ukahita rero urabona noise zirimo hano. Iyo uje hano kuri kaka dino iriya NL, ubwo ni noise remove. Iyo uje ukayongera urabona ko noise iyise ivamo mu ifoto yacu. Ukagenda weditinga akantu ku kandi. Hano utujya muri color collection, ukaza ukareba kara ugomba kongera, nimba ari umuhondo, nimba ari icyatsi, nimba ari ubururu. Izi kara zo biterwa n'ukuntu ifoto yawe isa, biterwa n'ukuntu ushaka ko ifoto yawe iza igaragara. Urabona mo hano muri Camera Raw filter, urabona ko ariho haba hari
amakara menshi ushobora kuza ukaryoherezamo ifoto yawe. Hano rero biragufasha cyane ku muntu ukora amafoto menshi. Hano uraza ugakora ifoto imwe, noneho izindi zose ukaza wapurayinga aho kara wakoreyemo ahangaha, utiriwe wongera gusubira muri izi nzira zose turimo turacamo, ahubwo wowe iyo imwe ikaba ibaye sample, noneho izindi ukajya wapurayinga aho iyo filter wakoze. Nzabigisha uburyo ki ushobora nk'ibi ngibi turi gukora ahangaha ushobora kubirikodinga, noneho ukabisevinga nka preset, ku buryo preset urishaka ikindi gihe wazayikoresha. Hano mfite preset zirenga 200 zo mba naragiye nkora, nkakora nk'aka gaseti nk'aka ga preset gutya, nkabona ni keza, nkahita nka savinga. Ejo nazajya ku editing izindi foto sinjye kwirirwa nca muri izi step zose ndi gucamo, ahubwo nkahita na applying aho ya preset nakoze. Ibyo nzabibigisha uburyo kibaza recordinga preset. None uraza buri kantu kose ukaza editinga bikurikije nuko ushaka ko ifoto yawe iza kugaragara. Tuno ngewe ndadutaruka kuko mbabona na bintu byinshi, ahubwo mpita nza kuri aka kanyuma ni nka master collection y'izi kara zose tumaze ku applyingamo. Urabona nimba twashyizemo icyatsi tukaza hano tukahita tucyongera, urabona ukuntu bita bipika. Aka kanyuma niko karyoshya ya makara yose twashyizemo hari hejuru, urabona ukuntu biri kuhita biryoha cyane. nk'aka gafrita nkoze ushobora kwita nka savinga. Ejo nazashaka nkaka applyinga ku yindi foto niriwe njya mu byo kweditinga. Urabona aka gafoto kacyo uburyo kagaragaramo ni nk'aya mafoto ujya ubona abantu birirwa bapostinga kuri Instagram, kuri Facebook na yose. Noneho rero reka nkwereke uburyo kishyiramo preset wa recordings. Uraza ukajya kuri camera raw filter, warangiza ukajya kureba hahandi aho wabitse kuko uba warayishyize muri folder. Uraza hano ukajya kuri load preset cyangwa se load setting, bakahita bakwereka aho wazishyize muri folder aho ziherereye. Wowe noneho uraza ukazibrowsinga ukajya gushaka aho ziherereye. Reka njye kuzikwereka preset zose mfite zo nagiye ndikodinga. Uza gushaka zino preset zose nakoze anyandikire kuri 0798949257 nzimuhereze ziri mu gafoda zose. Ndumva ari preset zigera mu 180 no kwishyura inote y'igihumbi gusa nkazikohereza zo ziri preset zose. Urabona ni nyinshi, reba nk'iyi ngiyi. Urabona ntago niriwe neditinga no kugenda ngakoraho kwa kundi neditinze ifoto nakoreye hila preset mba narazirikodinze nkazisevinga. Urabona iyo ujuka ya applying aho ntago bigusaba kwirirwa ujya mu byo kweditinga bundi bushyashya, ahubwo wowe uba warabyeditingiye ku ifoto ya mbere wabikoreyeho. Urabona ko preset aba ari nyinshi rero ku bantu muba mufite ubukwe, ku bantu muba mufite amafoto menshi yo kweditinga mutabona umwanya wo kweditinga, zino preset wambwira nkazikohereza ukazajya uzikoresha. Nawe numara kwiga rero uburyo kiba recordinga preset, ntuzajya ukora ifoto ukabonera kuryoheye cyane ukabona n'ubutaha wifurije izo kara bakoze muri iyo foto kuzongera kuzikoresha. Uzajya uhita recordinga preset uyisevinga ahantu, ubutaha wamenya ushobora kongera ukayikenera cyangwa se ukongera gukenera gukora ifoto imeze nk'iyo wakoze warangiza ukapplyinga. Ujye ubona abantu benshi bakoze amafoto ariko ukabona amafoto yose bakora abasa abameze kimwe nta cyahindutseho, ku buryo iyo urebye ifoto ahantu uhita umenya umuntu wayikoze. Ni preset rero umuntu aba yarabitse preset yiwe akaba yizwiho akabazwiho iyo preset, ku buryo niyo urebye ifoto ahantu hatariho logo uhita umenya nyiri gukora iyo foto. Urabona preset mfite hano rero nyinshi, hari izo mba narakoreye wedding, hari izo setting bitewe n'ubwoko bwa kamera, hari izo setting bitewe n'ukuntu ifoto ikozemo, hari izo setting bitewe n'ahantu wayifotoreye. Urabona na amafolder menshi ariho preset. Umuntu uza kwifoza zino preset zose kuba nazimuhereza nimero niyo ngiyi aho hasi, uranyandikira kuri WhatsApp mpita nziguhereza ziri mu gafoda. Noneho reba nk'ubu ngubu dushyizemo aga preset nka gutya, urabona ko aka preset ari keza ariko haraburamo urumuri. Uraza n'ubundi ukuntu biba bisetinze, uraza ukongeramo akantu ubona kaburamo kuko n'ubundi nizakara ziba zagarutse wasetinze. Noneho ubona bakosheje cyangwa se aho ubona bitagiyemo neza ukaza ukagafixingamo neza, ukaza ugakuramo noise. Urabona tugiye kuri noise remover, warangiza ifoto yawe
ukayisoza imeze gutya. Noneho dore ikintu kijya gicanga abantu, gusevinga ifoto muri Photoshop ntabwo ari bya bindi byo kuza hano ukajya kuri save as. Oya, ifoto yawe ubuyangije uyitakarije quality, uraza ukajya hano kuri export file, ukaza hano kuri export as, noneho barangiza ifoto yawe bakayirodinga uko wayikoze, bakaguhitishamo nimba uyishaka iri PNG, nimba uyishaka iri GPG cyangwa se iri GIF. Njye ndayishaka iri GPG. Noneho nkahita nongera na quality yayo hano, harangiza nkahita urabona quality ise yiyongera, nkahita nkanda kuri export. Mwebwe mujye gusevinga ifoto muri Photoshop mukajya kuri save as nka bimwe byo muri Word ni iki, biriya nago muri uyu mwaka, nago muri iyi myaka, muri iki kinyejana tugezemo, nago muri Photoshop bigikora. Warangiza ukahita uza ugacuzingamo location, ukayita izina, warangiza ukahita ukanda kuri save as, ifoto yawe ukaba uyisevinze kuri device yawe. Nizere ko ino video yagufashije. Rero umanuke muri comment ubimbwire nimba yagufashije, nimba ushaka ko dukora twiga kuri coding akara nabyo ubimbwire muri comment, kandi niba ubona hari n'undi ino video yafasha uyimusharingeho. Thank you so much. Umwaka mushya muhire wa 2020.